Amagi ni meza cyane mu buzima ku buryo ibyiza byayo umuntu adashobora kubivuga ngo abirangize, ariko hari amakosa akunda gukorwa n'abantu benshi batazi ko ari amakosa, ahasigaye bikaza kwangiza bijya byiza bituruka ku magi ndetse ahubwo bikaba byatera n'ibibazo. Ndagusuhuje nkurikiranye kuri Rama, ndakwifuriza kurama, niyo ntego yanjye buri munsi ku muntu wese ukurikiye ikiganiro cyanjye. Nitwa Louise. Uyu munsi naguteguriye ikiganiro kijyanye n'uburyo ushobora gukoresha amagi neza bikaba byiza mu mubiri, ariko kandi nkaza no kukubwira ingaruka zakubaho uramutse uyakoresheje mu buryo ndibuze kukwereka. Niba warakoze subscribe ndagushimiye. Reka rero duhere ku byiza by'amagi, ni byinshi cyane. Nibura reka nkubwire ibintu bigera kuri 12. Birashoboka ko wowe uzi byinshi, ariko biranashoboka ko hari unkurikiye wabaza uti ibyiza by'amagi ni ibihe, akaba atashobora kukubwira ibirenze 3. Reka uyu munsi tujyanemo. Uraza kubona ukuntu amagi ari ingenzi kandi dukwiye kuyagaburira abacu igihe cyose. Icyiza cy'amagi cya mbere nakubwira, amagi akomeza amagufa. Buri wese yifuza kugira amagufa meza, amagufa akomeye, nta wifuza kugira amagufa ameze nk'ibikenyeri. Iyo urya amagi rero amagufa yawe arakomera. Icya kabiri amagi tumariye nuko atuma umutima ukora neza. Icya gatatu, ariko nzi ko benshi basanzwe bazi, ni ikijyanye nuko amagi ariyo source d'énergie, ari mu bintu bitera imbaraga. Bivuze ko iyo wafashe amagi cyane cyane mu bihe bya mu gitondo, umeze nk'ugiye ucaginze bateri y'umubiri. Icyiza cya kane cy'amagi cyangwa se avantage ya kane y'amagi, amagi arinda amaso. Amagi arinda amaso cyane cyane ku ndwara y'urushaza. Icya gatanu cyiza navuga ku magi nuko amagi atuma imitsi ikura neza kandi igakomera. Urumva ko ibyo bihita bigiraho bihurira n'umutima. Iyo uvuze imitsi biza kugiraho bihurira n'amaraso, uburyo agenda mu mitsi bikaza kugiraho bihurira n'umutima. Icyiza cya gatandatu nakurarikira cyangwa se nakubwira ku magi nuko amagi atuma umusatsi ukura ugakomera. Ntabwo umusatsi uba moya. Bivuga ngo iyo urya amagi neza nkuko ndi bubikubwire, ni nko kugira salon de beauté ku isahane yawe. Icya karindwi nuko amagi ashobora gutuma ugabanya ibiro. Ibi ngibi abantu benshi ntibabizi, ahubwo bavuga le contraire. Bavuga ko amagi ashobora kubyibushya umuntu. Ndaza kukwereka impamvu babivuga, ariko ahangaha amagi ariwe neza mu buryo bwiza, amagi ashobora gutuma ugabanya ibiro. Wakwibaza uti byaba bigenda gute cyangwa bituruka he? Amagi yifitemo proteine nyinshi, ariko akigiramo kalori nkeya. Iyo rero izo proteine ari nyinshi ariko kalori ari nkeya, urumva ko umubiri ugubwa neza ariko ibiro ntibizamuke. Ngiyi impamvu bavuga ko amagi ashobora gutuma ugabanya ibiro, ariko akoreshejwe neza. Amagi kandi afite intungamubiri yitwa biotine ndetse na vitamine B. Ni ingenzi cyane ku musatsi wawe, nabikubwiye. Dukomeza ku cya 8, intungamubiri zo mu magi arizo twakwita proteine zifite umumaro ukomeye cyane wo gustabiliza isukari iboneka mu maraso. Murabizi ko ikibazo cy'isukari mu maraso ni ikibazo gikomeye cyane. Bamwe batekereza ko gitera diabete, nibyo, ariko amagi yifitemo umumaro wo gustabiliza cyangwa se gushyira ku murongo iyi sukari iba mu maraso hakagumamo ikenewe. Ibi rero
byatuma twemeza ko amagi ariwe neza yaba nk'umuzamu mu mubiri. Amagi kandi yifitemo umunyungugu witwa selenium. Uyu munyungugu ni ingenzi cyane. Uyu munyungugu wa selenium icyo udufasha nuko utuma umubiri wacu ugira ubudahangarwa, ndetse bikaba byiza iyo uyariye mu rugero rukwiye. Hari ikindi abantu bazi neza ku byiza by'amagi, ndakeka buri wese unkurikiye akizi. Amagi atuma abana bakura neza. Reka ngere ku cya 12. Amagi yifitemo detoxification. Ni uburyo ashobora gukura uburozi mu mwijima. Amagi ni ikiribwa cyuzuye intungamubiri kandi cyoroshye mu buryo bwo kugiteka no kugitegura. Ndagushishikariza kurya amagi. Ariko noneho nyemerera umwereke amakosa abantu benshi bakunda gukora batabizi, bakangiza ibyiza bituruka mu magi. Reka nkwereke ikosa rya mbere abantu bakunda gukora, ni ukurya amagi mabisi. Kuba abantu benshi babikora ntabwo bibuza ko aba ari ikosa. Kurya amagi mabisi ntabwo ari byiza kubera ko bishobora kukwangiza, bikagutera icyo bita salmonellose. Hano nakugira inama yo kujya uteka amagi agashya, umweru ugashya n'umuhondo ugashya. Ndabiza benshi iyo barwaje inkorora cyangwa bashaka kugira ijwi ryiza cyangwa se bavuga ko barwaye mu muhogo bakunda gukoresha amagi mabisi, ariko ndakuburiye ntabwo ari byiza. Ikosa rya kabiri ari naryo nanone abandi benshi bakora bakagira ngo wenda nuko bafite ubushobozi cyangwa se nuko bakeneye guhaga, ni ikibazo cyo kurya amagi menshi. Hano urahita umbaza ingano y'amagi wakoresha ikaba iri mu rugero. Ndahita nkikubwira nicyo mbere hano. Murabizi ko hari igihe abantu benshi bafata amagi ugasanga agiye kurya amagi 5 icyarimwe cyangwa se akarya umureti w'amagi 8 kubera ko afite ubushobozi, kubera ko yabonye, kubera ko umukunzi ushaka kumwakira, ushaka kumuha ibintu byinshi. Ariko mu by'ukuri abahanga bagaragaje ko nibura umuntu akwiye kurya amagi hagati y'8 n'10 mu cyumweru. Ku muntu ukora siporo bihagije ntakwiye kurenza amagi 2 ku munsi. Urwo ni rwo rugero rwiza rwo kurya amagi nababwira muri iki kiganiro. Ikosa rya gatatu abantu bakunda gukora ni rijyanye no kurya amagi ukarya umuhondo mwinshi cyangwa se ukarya umweru mwinshi. Ariko ibyo ngewe nkunda kubibona ku bana, aho umwana ashobora guhitamo umweru gusa w'igi cyangwa se agahitamo umuhondo gusa w'igi. Ahangaha ntuzabimwemerere kubera ko iyo ariye kimwe muri ibyo ntabwo aba konsomye cyangwa se ntabwo aba ariye za ntungamubiri zose z'amagi. Iryo kosa ntuzatume umwana wawe arikora. Ikosa rya 4 abantu nabwo bakunda gukora cyane ni ugutekesha amavuta menshi mu magi. Ndavuga abarya umureti cyangwa abarya ibindi bintu bishobora kuvangwa n'umureti bagakoresha amavuta menshi cyane. Iyo aya mavuta uyakoresheje, icyambere agabanya za ntungamubiri ziba mu magi, kandi rimwe na rimwe aba yifitemo cholesterol nyinshi ayo mavuta, bigatuma noneho cya kibazo nigeze kubabwira haruguru abantu bakunda kwibaza bavuga ko amagi abyibushya, koko bagahita babyibushya kubera ko ya mavuta abazanira ibinure bibi mu mubiri. Niba ushaka rero guteka amagi uyamennye birumvikana ugashyiramo amavuta, gerageza ushyiremo amavuta akomoka ku bimera. Amavuta akomoka ku bimera ni meza cyane, yagufasha kurya uwo mureti neza, ariko kandi ujye wirinda gutuma ayo mavuta acumba cyane cyangwa se ashya cyane. N'ubusanzwe buriya amavuta iyo yahiye cyane hari ibintu ahita yangirikamo. Soza, reka nkurarikire gukoresha amagi ariko wirinde ya makosa maze kukubwira.
amagi afite ibyiza byinshi nibyo, ariko ndakugira inama yo kujya uyakoresha atogosheje, nibyo byiza, ariko igihe wahisemo kuyateka uyamennye, nabwo ndaguha inama yo kujya ushyiramo imboga nyinshi, zaba karoti, zaba epinari, zaba inyanya, zaba poivro, ibitunguru. Ibyo byose ni byiza kubitekana n'umureti cyangwa se kubiteka mu magi, kuko bituma za ntungamubiri ziba mu magi ziba absorbe, bivuga ngo zinjira mu mubiri zose neza, kandi ikindi byoroshya igogora kubera izo mboga ziba zirimo. Ndetse kandi murabizi ko hari abana bashobora kudakunda imboga, ariko wazishyira mu magi cyangwa se mu mureti abana bakarushaho kubikunda. Ngibyo ibyo nari nabateguriye uyu munsi ku bijyanye n'uko wakoresha amagi neza bikakubyarira umusaruro mu mubiri. Nsoje nkwifuriza kurama, ariko ukarama ufite amagara mazima, ukarama nta muze mu mubiri. Nkwifurije guhirwa wowe nkurikiye, nizere ko wakoze subscribe.